Igitondo cyiza inshuti bakunzi banyarwanda, inshuti bavandimwe aho muherereye hose ndabasuhuje, mbifurije kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Amazina yanjye nitwa Aristide Ndayishimiye. Uyu munsi ni itariki 24 ukwezi ni ukwa 9 cyangwa se ni ukwa munani, niba ari ukwa munani niba ari ukwa 9 murambabara, ariko nzi ko nibyo ngibyo si ibyo se. Ni ukwa 9 ni ukwa munani ntabwo mbizi, mujye mumbabarira, twebwe mwumva bita bambara ubukeye. Amakuru rero, amakuru mfite menshi. Icyo ngusaba no kugira ngo ukore subscribe, cyo ngusaba no kugira ngo ujye ubana nanjye uko bwije nuko bukeye. Ubu tuvugana rero turi mu gihugu cya Kongo, harimo habera imirwano igiye itandukanye cyangwa se mu duce tugiye dutandukanye. Ndakuzanira kandi ndagira ngo mbwire ni ku mugoroba w'ejo nibwo Tshisekedi yagize imbwirwaruhame cyangwa se ubyite speech yatangarije isi yose. Ubu tuvugana rero, ubu tuvugana aya masaha ibintu ntabwo byifashe neza ku ruhande rumwe rw'inyeshyamba za M23. Gusa nendaga kukubwira ko nabwo bitifashe neza, ariko nubundi no ku ngabo za leta z'igihugu cya Kongo ntabwo byifashe neza. Hagati aho ngaho rero no ku ruhande rw'u Burundi nabwo burimo burakora ibyo bushoboye bwose kugira ngo bube bwatanga cyangwa se bube bwagarura amahoro. Byagenda gute cyangwa se byagenze gute? Ndagira ngo ngusaba akantu gato cyane inshuti yanjye, nkorera kuri subscribe ubundi ibindi ubindekere. Murabizi rero mu minsi ishize cyangwa se muri iyi minsi biragoye gushyiraho video kuri iyi chaîne cyangwa se kuri YouTube. Biragoye gushyiraho video iyo ari yo yose igaragaramo imbunda cyangwa se abasirikare utitaye kuri bande kasita bafite intwaro. Biragoye wumve ngo biragoye ku rwego rwo hejuru, biragoye cyane. Ubu rero tuvugana nakaberetse video zirenze 2 cyangwa 3 ejo, hashize iminsi nk'umwe cyangwa 2 tubonye batayo y'ingabo z'u Burundi bagiye gushaka amahoro mu gihugu cya Kongo, se bagiye gufasha abakongomani gushaka amahoro ku butaka bwabo. Hagati aho ngaho inshuti nyanshuti kandi inshuti nziza ni gutabara mu gihe cy'ibyago. Bwana Perezida nyakubahwa nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye, uri umuntu w'umugabo n'abarundi batamukunda cyangwa se batemera ibyo akora. Sinzi ikibazo mufite, niba mwifuza ko mugani abantu bahora bapfa bazira uko bavutse, niba muhora mwifuza ko abantu bahora bapfa cyangwa se bavanwa mu byabo, nta ruhare bafite mu bya politike, nta muntu ukosanga uramwishe uramwemuye, ntabyo azi ibya zahabu, ntabyo azi ibya koruta cyangwa se zo za wolfram mu rurimi rwanyu, biragoye. Rero Evariste Ndayishimiye ni umwe mu bantu ba mbere banga akarengane kandi akaba umuntu w'umugabo cyane ukangurira abaturage be kwihaza mu biribwa cyangwa se mu mirire, abereka ko guhinga ari cyo cya mbere, akava kuri wa mugabo wumiye mu makote wifuza guhora shininga hanze ariko mo imbere arimo ababara cyangwa se arimo aribwa. Muri make rero Evariste Ndayishimiye nyakubahwa nyiricyubahiro Perezida w'u Burundi n'umuryango wawe muri abantu b'abagabo cyane. Imana igikomeza ibarinde kandi ikomeze irinde n'u Burundi muri rusange. Ejo rero twabonye ingabo z'u Burundi zigiye gutanga ubufasha ku ngabo z'igihugu mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Video ndayifite ariko ntabwo nayitambutsa n'ukuri kw'Imana kubera ko amategeko muri iyi minsi ya YouTube n'amabwiriza biri ku rwego rwo hejuru. Ari niyo mpamvu nasabaga kubera ko we nashobora kubivuga mu Kinyarwanda, niba bishoboka YouTube hari utuntu yagiye gutya ikatugabanyirizamo, hari utuntu yagakuyemo, wenda kwerekana amaraso ntabwo ari byiza, kugira gutya na gutya ntabwo ari byiza, ariko hari utundi tuntu mwakagize ku muntu kuba afite intwaro, umuntu asobanura iby'izo ntwaro ntacyo bitwaye kuko biradufasha nkatwe dutambutse inkuru ziri kujya zihuta muri ako kanya, kubera ko ibintu byacu dukora cyangwa se ibi dutangaza ni ibintu biri updates nyuma y'uyu munsi biba byabaye expired. Rero YouTube mwakagize gutya mukabitekerezaho, mukatworohereza imirimo ndetse mukorohereza n'abadukurikira, kubera ko
nabo baba bakeneye kureba izo nkuru imbona nkubone cyangwa se bazirebera amaso ku yandi. Ndeka nkubwire rero nakubwiye ni mu gihugu cya Kongo ibintu bimeje kuba bibi cyane, bikomeje kuba bibi cyane, kuba bibi kuba bibi kugeza ubwo aya masaha mwumvishe ko Vital Kamerhe yareguye. Uyu Vital kwegura kwe nagukoreye ubushakashatsi, ntabwo ari we wabihisemo, ahubwo situation yarimo yagombaga kumutera kwegura, kubera ko uyu Vital Kamerhe inkuru zimuvugaho. Vital Kamerhe bivugwa ko ngo yari umuyobozi ukomeye muri politike ya Kongo, mbere bwa mbere yabanje kuba umuyobozi w'akanama ka perezida cyangwa se icyo wakwita chief of staff wa perezida ku itariki 8 ni mu kwa kane umwaka wa 2024. Uyu mugabo Vital Kamerhe yafashwe ashinjwa kunyereza miliyoni zisaga 50 z'amafaranga ya rubanda. Aya mafaranga rero bikaba bivuga ko ngo yari yateganyijwe gukoreshwa mu mishinga harimo nko kubaka icyo bita logement social ndetse no guteza imbere ibikorwa bigiye bitandukanye remezo. Kwa 20 kandi Kanama umwaka wa 2024 uyu mugabo yahanishijwe imyaka 20 y'imirimo ihamye, ibyo bise travaux force. Nuko kandi ntiyabashije no kwiyamamaza cyangwa se ngafate agira ikindi kintu cyose yakora mu bijyanye na politike muri Kongo. 2021 kandi mu mwaka wa 2021 mu rukiko rwo mu rwego rwo hejuru icyo bise coup d'appel, igihano cye cyaragabanyutse bakivana ku myaka 20 bamuha imyaka 13. Muri 2022 icyo bise coup de cassation yaje gukurwaho izo dossier hatanzwe ruswa nyinshi cyane. Uwo mwanzuro mu rukiko rwo hejuru kubera ibibazo byo mu mikorere y'urukiko, ndetse turavugamo za ruswa byaturaziranye ndetse n'ibindi, cyane ku burenganzira bwe bwo kwiregura, procès équitable, droit de la défense bwavugwaga ko bwahonyowe. Yaje gusubira mu kazi rero, cyase yaje guhabwa uburenganzira bwo gusubira muri politike, asubira mu buyobozi bwa politike ndetse no mu nteko ishinga amategeko. Uyu mugabo ari kuvugwaho bitari rumwe, ntabwo ari kuvugwaho rumwe n'abayobozi batandukanye mu gihugu cya Kongo. Ariyo mpamvu mwumvishe yavanyweho, kandi no kuba amasezerano y'amahoro agenda atinda. Njya numvishe ko cyase bamwe mu basesenguzi b'ibya politike muri Kongo bavuze ko abifitemo akaboko gatuma ibyo byose biri kuba. Ejo Tshisekedi hari ibintu byinshi yatangaje. Ibi ndabikubwira mbere yuko njya kukubwira inkuru z'intambara muri Kongo hari hagati ya Walikale ndetse na Masisi. Ubu tuvugana ejo yaravuze ngo u Rwanda ruri gutegura icyitwa Chronique de l'Peuplement. U Rwanda ruri gutegura icyitwa Chronique de l'Peuplement. Le ntabwo mbizi mu Rufaransa, ariko ubwo ngo nicyo twakwita u Rwanda ruri gutegura gahunda zo kwimura abantu, Colonie de l'Peuplement, mu bice byafashwe aho hakorerwa ibikorwa byo gusukura amoko cyangwa se kurobanura amoko, icyo bise épilation ethnique, nk'uko byagiye bigaragazwa n'amashyirahamwe menshi aharanira uburenganzira bwa muntu. Tshisekedi yongeye agira ati ruri gutegura Kagame ari gutera ubwoba abaturage kavukire kugira ngo bahunge, hanyuma hashyirweho abandi bantu bashya basimbura abari bahasanzwe. Bamwe mu baturage b'abanyekongo kugeza uyu munsi wa none bo ubwabo bagiye bagira amahirwe yo kugaruka mu byabo, mu ngo zabo cyangwa se mu bintu byabo, mitungo yabo, bagiye basanga hari abandi bantu bari baramaze kwimurirwa mu butaka bwabo, barafashe n'imitungo yabo. Ibyo bintu rero murabyiyumvira, ntabwo ari byo bivuze. Tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni umugoroba w'ejo Perezida Felix Antoine Tshisekedi, uyu ni umuyobozi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangaje kuwa mbere ko
amasezerano y'amahoro yafashijwe cyangwa se yari arimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo yasinywe mu kwezi kwa Kanama atarabasha guhagarika kuba yakorwa cyangwa se yahagarika intambara nk'uko byari bigamijwe mu burasirazuba bwa Kongo. Ayo masezerano yo ku itariki 27 Kanama Kamena Sori yafashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika agamije kurangiza cyangwa se guhagarika inkunga Kigali ishinzwa na Washington ndetse n'inzobere za Loni guhinyeshyamba za 23. Perezida Tshisekedi yishimiye cyangwa se yashimiye Donald Trump ku muhate cyangwa se ku bushake agaragaza mu gushaka guhagarika intambara imaze guhitana ibihumbi by'abantu muri uyu mwaka. Gusa yongeyeho ko nubwo ibyo byose abikora ubwo bufatanye butazaba inzira yo kuba yamugurisha umutungo kamere wa Kongo. Tshisekedi ubwe yivugiye ko igihugu cye cyasinye amasezerano y'ubufatanye n'Ubushinwa kandi ko hari ibiganiro biri gukorwa kugira ngo ndetse hasinywe amasezerano nk'ayo basinyanye n'Ubushinwa bayasinyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu rero abayobozi ba Kongo bavuga ko ishingiro ry'aya masezerano rishingiye ku Rwanda rureka gushyigikira inyeshyamba za 23 umutwe Kinshasa ihora ishinza gukora ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bw'iki gihugu. U Rwanda rwo rero ntiruhwema kubihakana ibyo birego, rugashimangira ko ibikorwa byarwo ari ukugira ngo birwaneho icyo bise self defense. Perezida Tshisekedi ubwo yivugiye ko u Rwanda rwagaragaje ko nubwo rugaragaza nk'urwasubiye inyuma rusubiza ingabo inyuma, ariko mu by'ukuri rurimo kongera inkunga ku nyeshyamba za 23 harimo no kongera ingabo z'igisirikare z'uyu mutwe, by'umwihariko nko mu kwezi kwa Werurwe aho Katari yigeze guhuza Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, aho bombi bemeranyije gusaba agahenge. Ibi byakurikiwe n'ibiganiro hagati ya Kongo na 23 ariko ntibyigeze bitanga umusaruro kuko amasezerano yo kugeza ku itariki ya 18 Kanama atigeze asinwa. 23 rero ikavuga ko mbere yuko ibiganiro bikomeza cyangwa se hagira ikindi kintu icyo ari cyo cyose gikomeza, abagize uwo mutwe bafunzwe cyangwa se bafashwe na leta bagomba kurekurwa. Gusa leta ya Kongo yo ntabwo ari kibibona, ivuga ko ibyo byose bigomba kuba ariko bikaba habanje kuba amasezerano. Kandi Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko hari n'indi ntambwe imaze guterwa mu bijyanye n'ishyirwaho mu bikorwa ry'ivuguruzwa cyangwa se ry'ihererekanya mfungwa, ndetse yanatangarije leta n'abaturage ko hakenewe uburenganzira bwa Red Cross cyangwa se ubyite Croix Rouge kugira ngo babashe kuba batangira guhanahana imfungwa, icyo bita guhererekanya imfungwa. 23 itanga za Kongo ifite, Kongo nayo irekure inyeshyamba za 23 ufite. Muri make rero uyu munsi wa none tuvugana, abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo baravuga ko bakomeje kuba mu bwoba cyangwa se bakomeje kugira ubwoba bitewe n'amasasu ashobora gusubukurwa cyangwa se intambara ishobora kubura igihe icyo ari cyo cyose. Ni mu gihe FC n'indenge bitaye bafuse ntimujye mu ndenganya ikomeje kongera ibyihebe, ikomeje kongera abarwanyi n'ibikoresho byayo mu turere tugiye dutandukanye harimo Lubero ndetse na Walikale. Amakuru aturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa kongera gukaza intambara cyangwa se kongera kwiyongera kw'inyeshyamba za 23. Amakuru atangwa n'ikinyamakuru kimwe muri kiriya gihugu avuga ko kuri uyu wa kabiri habonetse inyongera cyangwa se habonetse ubufasha bw'abarwanyi n'ibikoresho by'inyeshyamba za 23 mu gice cy'amajyepfo y'akarere ka Lubero, aho aba barwanyi bamaze amezi menshi bagenda barwana mu duce tugiye dutandukanye. Abaturage rero bakavuga ko ibinyabiziga cyangwa amakamyo atwaye ibyihebe ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bimaze ibyumweru nka 2 bigaragara ku mihanda ya Kirumba Katondi. Ibi bikorwa byarushaho gukaza umurego nyuma y'uko M23 bigambye Ikirumba, aho abayobozi bayo batangaje ko bafite umugambi wo kwigarurira Butembo ndetse na Beni, ikaba ari imijyi ikomeye cyane aha ni mu majyaruguru ya Kivu cyangwa se muri Kivu ya ruguru. Abaturage
bo muri Kirumba baravuga ko bafite ubwoba ndetse n'impungenge zikomeye cyane bari baratangiye gusubira mu byabo mu bice bikikije umuhanda munini wa kabiri RN2. Amakuru y'umutekano akaba yemeza ko rero koko izo nyongera z'abarwanyi zinjiye muri ako karere, kandi bigaragara ko ziri gutegura ibitero bishyashya ku ngabo za leta FARDC ndetse n'abarwanyi ba Mayimayi mu gace nka Kanyabayonga. Izindi soko z'amakuru zivuga ko M23 ishobora kandi gutera ku bindi bice byo mu majyepfo ya Lubero birimo Musenene na Lubero Centre baturutse mu majyaruguru y'ubutegetsi bw'abitwa Baswaga. Abayobozi b'imbere mu baturage bo baravuga ko hari impungenge z'uko imirwano ishobora gutangira nyuma y'igihe cy'ituze gito cyari gihari mu burasirazuba. Baranashimangira kababaro k'abaturage bakomeje kubaho mu nzara no mu bukene ndetse no mu bwoba kubera kuba mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe, kandi bavuga ko aho baherereye nta mahoro namba kubera ko babatwara gicakara, kandi basaba guverinoma ya Kongo kuba yafata umwanzuro wihuse bagahagarika gukwirakwizwa cyangwa se gukwirakwira kw'inyeshyamba za M23 ndetse bakagerageza gusubiza abaturage mu byabo. Mu karere ka Walikale rero hameze nk'uko naho ntibyoroshye kuko inyeshyamba ziri kongera ibyihebe mu bice byinshi. Ku itariki ya 22 Nzeri havuzwe abandi barwanyi n'ibikoresho by'intambara bageze i Rusamambu na Bukumbirwa aha ni mu gace ka Ikobo, bari baturutse Buleusa umurwa mukuru wako gace. Nubundi ni kuwa kabiri itariki 23 Nzeri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havugwa umwuka mubi w'umutekano mu turere twa Masisi ndetse na Walikale aha ni mu majyaruguru ya Kivu nyuma y'imirwano ikomeye yahitanye benshi. Nubwo mu gace ka Mpeti ho mu karere ka Walikale havugwa ituze rito, mu gitondo humvikanye amasasu mu bice byinshi byo mu burengerazuba bwa Masisi cyane mu nkengero za Nyabiondo, mu gace ka Oso Banyungu no muri Lukweti ni mu gace ka Bashari Bokoto. Mu gace ka Nyamaboko umudugudu wa Ndete uherereye muri kilometero 4 uvuye Ikazinga, abaturage bakangutse bumva urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'intoya. Amakuru akavuga ko abaturage b'inkundura ndetse cyase babarwanyi ba Wazalendo ndetse na Nyatura Delta riyobowe na Kambuzi barwana n'inyeshyamba za M23. Ni mu gihe kimwe kandi hari n'indi mirwano iherereye mu mudugudu wa Nyabikeri mu gace ka Lukweti aho inyeshyamba zishyigikiwe n'u Rwanda M23 nk'uko abaturage ubwabo babihamya, zirwana n'indi mitwe y'abaturage b'inkundura nka Nyatura ndetse iri mu ihuriro rya Alliance de Nationalistes Congolais pour la défense des droits humains bayita ANCDH-FDP riyobowe na Jean-Marie Bonane. Imirwano ikomeye iribanda cyane ku misozi ya Bibwe ndetse na Nyabikeri. Ni mu karere kose rero ka Masisi ubuzima busanzwe bw'abaturage bwarahagaze, ibikorwa by'ubucuruzi byarahagaze, kandi n'amashuri yose ntiyakunze gufungura kuri uwo munsi nk'uko bitangazwa n'abaturage baherereye muri utwo duce. Ibindi byiyongereyo cyangwa se birenze kuri ibyo ngibyo uraza kubisanga kuri Mugene TV. Ibi nibyo nari naguteguriye ku gicamunsi cy'uyu munsi. Ndagusabye kugira ngo ntibagirwe gukora subscribe na Arside nk'ibisanzwe. Goodbye.